Agatorero Karemane kare nahoze numva uririmba harya ngo uririmba nka Ndiba umuntu. Aha ariko se ko icyano benshi bakunda barambeshyira bajya oya andi umuntu aririmba nkanjye koko ngara akatondo maka esiko nobwiye yemeze bite Akubwiye ngo impimo Baraguza n'ikigitondo sobye mu gitondo Nowe musesenguzi muri showbiz ubona ashobora kuba yarahawe tawa y'Abamasaye kugira ngo kube bitewe nyine n'ibintu avuga afate femo ideka abaza tubavuge se muzina cyangwa oya reka tujye turirimba nk'indirimbo tumenye uwo ari ntabwo twavuga mu mazina twagiye ubaye dawa kugira amenyekana no twayihaye urumva twe turirinda kuvuga amazina muri showbiz bwahawe yeda cyane uramwumva nawe uramumenya ntabwo twe twahaye dawa agatwika uramumenye twagiye nujuje mu kuwa kane kuwa gatanu ndarongora nibwo nasimbutse ndavunika amaguru asubira muri nyina jidutangeze mu bitaro yiyumvira ibyago nagize twikomere Mwiriwe neza mfite bakunzi ba Inendaho TV show nkuko mubibona none uyu munsi ibintu byabaye ibindi kabisa. Nikoreje mu gihugu cya Tanzania hano ruguru Nyamirambo si Nyamirambora Tanzania se ari naho abagace kameze nka biryogo nyine mbamanukanira Abamasaye bavuka ibyumba n'ubwa mbere nabonye Abamasaye bavuka ibyumba uyu munsi ibyumba ni he ibyumba bari tujye tuzana igitebo cy'imyumbati yumva ibyumba reka muri introduction y'ikiganiro muri ko introduction yo gukuramo ibyumba uyu munsi ndi kumwe na Shyashya na Kasta Shyashya n'ubuhe n'uyu uri kumwe na Kasta Shyashya ni wandi uri kumwe na Kasta ubundi Shyashya bari kumwe na Kasta ariko mba mbona ari wowe utari Shyashya ubwo utari Shyashya bari Kasta uri Shyashya oya njye ndi Kasta uri Kasta kubera iki bitwa Shyashya man ubona uri Shyashya ubundi bavuga ngo ni Shyashya nyirudushya ushenga dashomoka nkaba miseke igoro ndi nakasongoyo none bivuge mu Kimasai Neo konta mako no mwame no koronda ta makono na kanane no konta mako kane koko maiko. Okay, nawe kora introduction yawe mu Kimasai. Introduction yanjye je nuko mfite izina rirerire ariko ubundi je ni Kasta ribuma ari Kasta. Kereka mu zina nahawe n'ababyeyi b'Abamasaye. N'ababyeyi bawe b'Abamasaye Binyamirambo. Mu rukutondoka mwaka kare yamananga. Ubwo bivuze iki mu Kinyarwanda? Nese ubwo nakubwira nka gute n'amazina yaho nyine tu. Harya ni miriye jambo mu Kimasai ritangaje uburyo barivuga. Mureka gutera kandi akarinya kakujutmuga ari ikintu cya chance nubwo muri Abamasaye bashobora kuba bafite ubwoko bwinshi nabo muri cyane baba bafite ubwoko bwinshi kubera iki se ubundi bivuze gutyo kuko sasa nk'uwe bereka amaso yawe kuri kamera zamura nyine amaso nakabo mpamvu bereka oya na Masai nta Masai byibuza uyu mbona karimo nihishe Yesu urabona ari gute oya sa nk'uzamura fresh ubereke gakumwe rutambi ariko dore Superman ni wowe mujye muvuga man ujye uryamira akaboko karanjogo ngaryamiye nabonye ari ukuntu kera uzaka kuryamira akaboko nibuka kurana ajya bamwine ngana karyamisha umwana wabagari mu gituza cyabura yera Kimasaye w'indaya pe yera kimuryamishije babyuka inyobara muri agatuza kagato umukobwa za nagize ngari bubyuke nibura avuga kinaraye mu gituza cyabura amabyuka ambwira ngo araye mu gatorero buza gatorero Karemane kare nahoze numva uririmba harya ngo uririmba nka Ndiba umuntu aha ariko se ko icyano benshi bakunda barambeshyira bajya oya andi umuntu aririmba nkanjye ngo muranasa we na Ndiba umuntu agakisaka urwaye amaso rimoganye
ni amarundi ay'urwaye none ari wowe nandiba umuntu ninde mwiza ari wowe nandiba umuntu ninde mwiza ese ko nawe wagiye munuza nawe wagiye mu marushanwa y'ubwiza ariko byanze bikunze ntabwo nsa nk'inkende cyane ntabwo nkabije kasita mbabarira umbwire abahanzi bane ubona Shyashya arusha ubwiza mu Rwanda Faya ni Bogani n'umuvuga Lucky Fire Bogani n'umuvuga oya aravuga bari kuri Spotlight bazwi cyane ubwiza rero bw'abahungu urareba umuhanzi ufite amenyo yose ufite umubiri wuzuye ngiye kuko umuntu udafite umubiri ufite umubiri reka nkwereke ikibazo icyo kibazo kiracangaye ngiye gusubiza kubwiza bw'umuhungu ni ikofi Melody se bavugaga ngo wapi ngo n'iki n'iki ariko ko yakari ikofi nta mwana atahubuze saka abutereta akakanya bakwemerera isura nziza mbone so njye ubona ndimo ntaho mwaye ariko ntaho usamaye ntaho mwari ko ntaho usamaye ndagenda mu kikorane oya uri hagati na hagati kandi none mani iyi studio nayiborewe nako si yari hano abanuka ngo ndi mubi none namwe muraje none se boretse isaka hari ukuntu uvuga ukuri ukagira ngo bavuga ukuri ukajya baragututse bavuga ibigondamye imihoro ikarakara none se umusore mwiza icyambere sindi umoro nta nubwo ngondana ndi mwiza ku rwego rwanjye ubundi ni ibyo ngibyo urwego rwa Joyeux anniversaire Shabani kasita ubona Shyashya ndusha ubwiza twahegana mani aterwa n'umukobwa umukobwa ashobora kuba akunda ibi sympathique cyangwa se akunda maneke ubwo urumva ashobora umusympathique ni iki mu kinyarwanda ariko umusympathique ni iki umusympathique mu Kimasayi mu Kimasayi byo ni umusympathique sisi mu Kimasayi shana umurakutameko umurakutameko ni ikibaju n'umuntu ubyibushye ese urasyo gisympathique ubundi icyo sympathique ra sympathique ni cya ni cya kintu n'ikibaju none se ubu hagati yanjye nawe umuntu kopame umuntu wa Obama yatorinde ni Shyashya Shyashya kibaju Shyashya niwe kibaju ibyo bita madi n'akabaju kibaju ibyo bita maraka ngiye kubabaza ikibazo mugisubize mwese umukobwa aramutse agiye kugukura ubona ari iki yagukundira kadohere kwa kasita we mutoye si umurusha imyaka kasita randu uretse agiye kunkunda icyo yankundira ntabwo ari amafaranga tunaba mbeshyi icyo kizima cyo reka ndisimbuke ushobora kuba ari uri sisiteme wari itazari cyangwa se ariya miniya ari ku isoko niyo uva joni cyangwa se ukuntu turi honesite to turabihuza bari tazari naho Shyashya yewe ntange se yamfaga soni no kumfaga soni ni impuhwe Rukumfaga soni nuko none se yawe nta body nta money nta kiniki urumva waraye niko kuri iyo sije buri gihe nk'ubu imagine uri umukobwa imvura iri kugwa ni saa 12 zishyira saa 1 mbese umuntu arakomanze uvuye douche wambaye sheri ufunguye usanga ni bari tazari ni reaction ya mbere wahita ukora icyo kintu cya mbere wakora ndo umukobwa ufite imico nk'iyo mfite ubu nakongera nkakiga yagize ngo wakongera wahindukira ariko ndi umukobwa ufite imico nk'iya Shyashya na kasita namubwira ngo rara n'ejo wiyongere none se kuki wakiga ni uko ubu ngubu nyine nge ndi Christian ndakijijwe urakijijwe Christian wakijijwe ikigukennye wakijijwe ibigeso nagira ngo mbibutse umunyamakuru hano umuntu urimo urakoresha yitanga harya twari twarabyiba
sorry nako twari tuyirashe. Ndajya mutuganiriza urugendo rwanyu kuva muri Tanzania harya Abamasaye baba muri Tanzania. Abamasaye baba muri Tanzania na Kenya. Mu kahe gace muri Tanzania? Shanga twinshi to. Wese nakubwira se natandaru basangaho kandi atariho bavuka. Mwe mwavukiye he none? Twavukiye mu mashyamba mwana. Ntabwo nshobora kuhavuga urajya neza biwacu twarahunze. Abo iyo story mwaza muyitubwira kubera ikimwe mutarapfumura amatwi bayapfumura abane washatse umugore cyangwa wishinari. Kandi Kasta yahunze imbwa. Yahunze kugira. Cyakoze ariko ubyize kuri mine. Urumva no mu Rwanda haba hari umutekano cyane. Nanga n'amasaha yose ushaka uratembera. Tembera ugatarasa. Kama n'imbwa za Tanzania ariko nimwe Abamasaye babakene baba kuko abandi Bamasaye usanga hari utuntu bazuye. Hari reka mubaze. Umuntu wese uzumuza no mukire. Ahubwo twateye imbere nitukizungura. Narigize nguravuze ngabandi Bamasaye bagenda muri V8 ngabandi tonto bazuguza ngo barakize rikomva. Ubu ufite stock. Uri mu Masaye stock. Sinabonye muhanga babafata bagahubuka. Basigaye bavamo nabo basigaye bavamo. Cyakoze Abamasaye kuvamo. None se mu group ya WhatsApp byaratubabaje yaduteye ijambo. Mufite Abamasaye yaradusebye. Abamasaye yaradusebye. Twese. Masayi community burimo murambura kuza kubona titire zimaze kumbana nyinshi. Kujya titire none zanyu. Titire zayo. Abamasaye banze kwica intare baza mu Rwanda. Wa mu Masaye ivukana na Baritezari. Ni ibintu byinshi. Abamasaye ivukana na Baritezari baranasa. Kasta nakahe kazi wari gukora iyo utaba umunyarwenya? Ye nabo umunyarwenya kakanya mbabdi hagati y'umwiskoro n'umuki kina football. Muri biriya bihugu mugira ibibuga. Muri biriya bihugu mugenda twaziye mu Rwanda ariko. Ego. Je naje bwa mbere nza naje 2005 ariko ndumva ntatabuka. Ariko ubundi je nabereye mu Rwanda permanent ni guhera 2008. Ubundi wibe ubwo yabaye Kanyarwanda. Nibwo nabaye Kanyarwanda. Ni Kinyarwanda twavugaga nka za 2015 ko cyari kirimo za mwiriwe muri corona undi muri corona niwe ukimenya cyose corona bucibigani muri corona aje basasa wowe yitaba umunyarwenya ariko buri kikano kare nane gukora iyo bwabaga cyangwa gukora iyo bwabaga byaguteza imbere n'umwuga kuroga n'umwuga ari urugero mu Bunyarwenya ubukino bw'ozi ni ubukino iyo bwabaga se ushobora gusanga ari ubusuri ariko umupfuboni kubwira ko wabatekereza ubusurira kandi nyuma ari gutekereza ubucyo buhamya urumva cyakoze nari kuba umunozo nari kuba umartiste umuhanzi nari gushushanya gushushanya sese ufite impano nyinshi ufite n'ijwi ryiza ryo kuririmba kabiri urebeye inyuma cyangwa ubyumveye inyuma aho reka dutemo ya ndirimbo y'agahinda ikibazo birimba amaganya kuririmba amaganya cyane uwe muhanzi waririmba n'amaci none se ko muri bibiri handitsemo amaganya iremeye ugeze wumvamo amaganya y'amaji warayapodetinze kuri meza guvure uri mukristo zako mogaki n'umumetizi uzi Bibiliya n'umumetizi w'umunyabyaha n'umukristo nenda yize bisa umukara inyuma irimo impapuro z'umweru ndumva yize ibyo byose none se muri Bibiliya ninde wishe Gahini nimba warayisomye ifoto umuntu wishe Gahini urasa si impanuka yakuriye mu ndege bari impanuka nimba avuga ko hari umuntu wishe Gahini ninde wishe Gahini ko babanaga ari babiri na Adamu na Eva Gahini yishe Abeli none ninde wishe Gahini ni uburwayi bw'iki nukomeza kumubaza ndabizi igisubizo ari gusubiza nyita kubwira ngo niwo ghostitse Gahini njyo ghostitse yagufasha abanyarwanda ari umunyarwanda umushobora gutembera akava hano akajya muri Tanzania nuko bigoye cyane ko wapunda umukobwa mu Masaye kazi kubera umukobwa usa nka
giti mu jisho gukundana nawe ni ibintu bigoye. Giti mu jisho se kubivuga utunga intoki mu majyaruguru. Giti mu jisho ninde mu kiganiro tunze urutoki. Ntaho watunze urutoki. birakunda twese ko birakunda wamushaka ni umurage bamarakuye muri biriya. oya umva reka ngwereke biragoye ko umunyarwanda ashaka mu Masayi nibyo uzi impamvu mwe mukunda inyasha twe dukunda umukobwa ufite umunwa asize uzi umukobwa kuri uyu muntu yakweduye akagira mu gihe umukobwa ushanga umugore isa nziza twe hariya bamushyira igikomo kingana gutya kivuka bazagikuzamo ishoka ukumva turaza gupiningaho n'amafoto y'abasheri banyu b'Abamasaye ariko reka mwireke none nagereka akantu mwemereye iyo dusubira Tanzania uzaze je tujyane utere pasi y'icyana cy'Imasayi tugushoppingiye muri okay nayibona namubona akanankunda kuko sindi mubi cyane jeze wahite udine bandashaka kano karende ako karende nawe ukagize vuba kaje vuba mwana gashobora kuba ari agahahamye ndagira ngo umuteretana. Okay, imagine ko sasa ari Masayi kazi naka cast kuko ubundi mu muco w'Abamasayi n'Abanyarwanda umugabo agomba kuba asumba umugore muterete mu Kimasayi turaba dusanga tuziranye se cyangwa ubwo tugiye murakubitanye mu nzira mutereta ubwo munyuza munadusemurira ngo ndamubwiye ngo noneho tubafate aravuze ngo mu by'ukuri ubu neza tugiye gutereta. Okay, none se ubwo se mu nakoka ese nekigoye oya ndagira numve niba ruya rurimi koko umuntu rwana twabikora none uzire cyane ngo mu Kimasayi none uvuze murakubitanye mu gitondo mutangira turakubitanye nento amaye koko mwangara akatondo makanga esko no ubwiye yemeze bite akubwiye ngo mwenyi baraguzo n'ishito sobye mu gitondo neroko ntamame ko ankantanga kumukutondo makanga koronta name ko renda mako arata mangenge no kapapandea mwangara kama akatondo ko nenko rata mangonga no konkoma mako akata mukiriya kapusikuteri gusemura harya rero je no gusemura bivuze nendaga gutura hasi umubuda tagiye bena fadiyo nendaga gutura hasi yaragiye no kunyemerera abize gato musemura mwari mugeze nane mubwiye leo konta mama konta nama koronta makanga bakwise utasishigera kuri vutu tutari twa uti bandika ko bavuze ko tudubavuze ko teretana ariko tugamije oya ko teretana ariko tugamije no ntabwo n'urukundo nabyo navuze turi mu rukundo muri mu rukundo mwuka amatondo ko manga akari amara akatondo ne aramwe aravuze ngo nagataka kwiteza aho ngana nitavuga konta mama kwata mu konka ntangame kwanga mbwira wakishije makeya ko izi binari makirirane ukiriya kama kotondo mangaria ki ukakaria makatondo kala makatumba ngaria toda aravuze ngo anagakonda abantu n'imifupa akunda abantu niba unanutse badongo niba unanutse n'abasajura ko unanutse ariko mwinga Ikimasayi mwahereye ku bisheko oya ko ariyo sene waseje waduhaye ujya utuvuga ngamubwirize sene bariraranje nta pacirani ifite nta pacirani ifite ndamwimye ndamuhaye oya nego madana makoko koronta mama koronta mama konkoma ikibazo ushobora kumuha byanyabyo cyako zazesaraye arambwiye ati ntago mwaba mukundana ngo nta cyaha kitagira isukari nimwe icyaha kitagira isukari nyine urukundo rutagira ati izina rya Yesu renko tame konkanka harya wa munyamurenge wagiye muka avuga ngo sakwe soma sema be uhe ngambwiriza mu Kimasayi
Onkonta mama kwa kantanga. Ariklema katobeka namranga. Seka ndasobanura ndubwira. Umwarasemura undabwiriza. Ngaho semura mbwirize. Sasa bwiriza nari kugenda semura. Nekonta mama kwa kantenda mako. Abagore namwe bagabo muteraniye ahangaha. Onka kama kwa ntamanga. Nje kubabwira ibyiza by'Uwiteka. Nonkonka matanganga. Twese hano turaza gutanga uko kutangiye guturisha. Tangiye kwa kamatu n'amatungo ugomba kuyakamera ari. Katangiye guturisha. Nibyo mwana. Nje system oya nusojya gutye dutendera kuri program. Tubwirize kuri program y'abanyarwanda turabamasaye. Abamasaye mubanza gutura. Uhera ku maturo ugasoza nyine umasengero. None se save pasigo kwandukira kubasengera bakitaye. Ati kuba amasaye no kwishura mbe. Bamusoza amateraniro. Neko nkamatanga. None se twatuye cyane. Ibyo binje ko numva ikibasaye niba muri no kutubeshya. Ntabwo cyumva? Ntabwo nyumva. Nzi kugitandukanya n'ikinyarwanda ariko si nyumva. Nakula. Niko se muraje abuze ngato hakura. Abone ngato faki. Ubuzi ndimi eshatu ikimasaye n'ikinyarwanda n'icyongereza. N'iki Faransa n'igiswahili. Kubazimaze n'ururimi je nazimo no kwigebura. Kubazimaze. Ntabwo nubaho nazimo ijambo rimwe na rimwe nibura. Ishyashya ntabwo twasoza mutaturirimbiye. Turirimbira mu kimasaye ariko aze kuturirimbira no muri rya jwi rye riremereye. Induririmba mu kimasaye. Ngeno ko tamonko nkonkandenka. Oya murashaka yo muziranye wo mujyana. Ibintu byo kuririmba byaranyihishe kuva. Kasta no mubwira kuririmba rwose. Ntabwo nkinye guhebeye. Azibyibiki. Yakubwika be. Yakubwika ni wagadawa bayitaza. Akoze wala. Yewe ibyo bintu nikiniraga mutaza kubifata seringa. Abamasaye babashinja kuroga. Oya ntago turoka. Reka naga nawe. Reka n'abanyarwanda bararoga. Ese ngo twaroze dori bo. Habamo baroga hakabamo ubwo nono. N'abaganga. Twe turaga. Twaroze. Nowe musesenguzi muri showbiz ubona ashobora kuba yarahawe tawa y'abamasaye kugira ngo kube bitewe nyine n'ibintu avuga. Afate femo. Reka abaza tubavuge samo. Isaka. Oya. Reka tujye turirimba nk'indirimbo tumenye uwo ari we ntabwo twabavuga mu mazina twagiye uwahaye dawa kugira amenyekane kugira amenyekane uwo twayihaye urumva twe turirinda kuvuga amazina umuntu muri showbiz bwahawe dawa cyane uramwumva nawe uramumenya ntabwo twe turumva twahaye dawa agatwika uramumenye twagiye bari nujuje kuwa kane kuwa gatanu ndarongora nibwo nasimbutse ndavunika amaguru asubira muri nka idutangeze mu bitaro yiyumvira ibyago nagize twikomereza yumvikanye ntabwo turi bujya kuvuga amazina bagiye niye kipe mu gihugu cy'u Rwanda mwahaye dawa urabeho Kiyovu yacu we abaryo buduteje abareyo nyirabayazana ninde ukuvanye irushanwa kujyanye mu banyuma none se ari kubanza dawa zanyu zidakora so twambuye ibyo bazize ntabwo mwayishyuye habura ngahe ngo nyabatangire ariko Kiyovu kibiri cy'idolari nyadolari ishushanye ese ukumva rada azizaka bintu nibyo kuko ari kumbwa biri seri ibi usigaye usenga mu cyongereza kugira ngo Imana niguhereze mu dolari ntajye shaka abanyarwanda no gusenga mu cyongereza usenga mu cy'abanyamerika nacyo cyakoze kugira ngo yagwe mu madolari y'abanyamerika ari ntabwo biba byoroshye hanyuma tugana ku musozo ndajya mutubwire kuri gahunda ya seka nka sa nabonye ni gahunda mwatangije nziza yo kwegereza abanyarwanda ndetse no kugira ngo ibyo mukora namwe mugire icyo mubikuramo ngo seka nka sa bundi seka nka sa yari ni projet twatekereje ariko titekereza ari projet iri big byatari kuko nuvuga ngo twaratekereje abantu bamwe bakora byenda gusetsara kandi bakora comedy aho nurutwe tushaka nago dushaka kugenda gusetsa dushaka gusetsa ugaseka nka sa ijana ku ijana ariko none
iriya gahunda ikubiyemo content zacu nyinshi niyo irimo content kaba kariho kariya ka brand ka Seka Nkasa tuba tubwira umunyarwanda ngo Seka Nkasa harimo the story harimo n'ama street talk ariko byose n'ubundi ni ibintu bigaruka kuri comedy ku rwenya so nuvuga ngo iriya ni brand ya Seka Nkasa ni nayo ikubiyemo projet zacu zose tu ejo n'ejo bundi ushobora kuvamo ikindi kintu kiri big ariko bivuga ngo ibintu byinshi tuzakora bizaba biri munsi ya Seka Nkasa zabiri ariko wasobanurira abanyarwanda gahunda ya Seka Nkasa uburyo ikora kugira ngo byibura munaze no gupininga mbona uvuga ngo Seka Nkasa ubundi mbere Seka Nkasa ni gahunda twatangije tuvuga ngo ewana buri muntu uzajya ubona video yashyira n'akashimisha ikamushimisha agishyirije igiceri cy'ijana kuri kode igiceri kimwe cy'ijana kuri kode so ndashyiraho se uretse umwe ukuntu byagiye nakubaga 5 ukuntu byagiye asetse nka sense asetse nka sense noneho man iyo system turakora ariko napininze man nicyo kintu nese ntinyira ikintu cyitwa social media urumva niko kazi dukora comedy niko kazi twashyizeho tuyishyiraho nko ku mavideo nk'ijana na video ikagira miliyoni iriho kode nta n'umwe washyize igiceri cy'ijana nkuraho kode noneho Seka Nkasa nyigira branding wayigaruye wabona icyo abanyarwanda n'inyigarura bazashyiraho igiceri kimwe cy'ijana kuri kode kuvuga ngo iyi gahunda ijya kwitekerezaho iyi gahunda tujya kwitekereza twe twaje ubundi twataka TikTok ko tuzi ko TikTok urumva hari amakuru twaje nk'abandi ba content creator bose dusanga TikTok ngo n'urubuga ngo uruhemba n'icyamakuru turayataka turayikoresha dukoresha TikTok turayihata tugera none utangira kubona ko ibintu turi gukora biri kurenga tukubita 10,000 abafollower ngo nibwo utangira guhembwa ntegereza amafaranga turaheba turagenda tugira amafollower 100 nta bundi buryo twakwinjiza kuri izi video rero nakubwira abantu bagukwaka umuntu wagukunze nagomba kugurira megabyte cyane ko ibintu dukora bidusaba gushora bidusaba hayo internet bidusaba gufata umwanya wo kubitegura ntabwo ari ibintu nyine wakora ujagaraye cyangwa uri mu bindi to naho ngaho igitekerezo cyavuye mbonye rero bidakunze ndavuga n'ubundi even Seka Nkasa ntabwo twayitekereje mu kuvuga ngo ni nuko nyine numva projet ya Seka Nkasa ni projet ari ikubiyemo ibintu byinshi to niyo code ejo n'ejo bundi ishobora kugaruka ariko ni projet zingiyemo navuga ngo content ibyishimo by'abanyarwanda biri muri Seka Nkasa ndetse no kuba umuntu yabafasha no kuba umuntu yasupport hari abantu benshi wenda bajya babona video zacu nkabona banditse muri comment mudoyemo tubaremere agire gute umuntu yabasupportinga gute ni mwubwo buryo igiceri cy'ijana shange nzakubaga 5 ubu none wowe ujyushyiraho sense n'amadewe isohoka oya ndavuga kuri turi kuri codinga isohoka nzashyiraho sense okay muri gahunda ya Seka Nkasa imbuga nkoranyambaga si Shyashya na Casta uvuga ngo imbuga nkoranyambaga kugeza ubu ni Shyashya na Casta hose TikTok Instagram YouTube Facebook cyetse urubuga rwitwa X nirwo tarageraho ngo ruvuga ngo ku rugero bisaba kuba ufite ngamaso 3 rero ndacyafite ibiri nubwo ari n'urw'Abamasaye nabonye ari urw'Abarizeri kabagira nabonye habera y'ibintu bitoroshye bisaba gatuza gukorera kuri X kandi njye mfite agatwe gatoya na Casta ni gato tukaturinda urugo dufite udutwe duto tukaturinda urugo muri kuvuga ngo ni gatoya nk'umuntu atubitse hariya ku mbogo gato bwo yaratekereza ibiki byaterwa ari Abamasaye byaterwa ariko gana ku musozo w'ikiganiro cyacu ubwo imbuga nkoranyambaga TikTok Facebook Instagram na YouTube ni Shyashya na Casta najyaho mukabakurikirana ibikorwa byabo barimo barakora fresh ni bamwe mu ba content creator dufite mu Rwanda nimwe abantu mushobora gukorera content 3 icyari nimwe abantu mushobora gukorera content 3 turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko ntabwo twasoza no kurangira ahantu heza ho gukoresha imodoka yawe kandi hizewe by'umwihariko niba ufite imodoka ya made in Korea gana hariya Gikondo CGM kwa Felicien Auto Spare Part baragufasha nimero zabo turi buzipininge hano hasi ufite imodoka yakunaniye yazanye ibibazo ushaka kugurisha cyangwa kuyihinduza wagenda bakabigukorera bakora buri service yose ijyanye n'imodoka by'umwihariko kuzikorerwa muri Korea mutugane kuri Felicien Auto Spare Part tubafashe murakoze